umva icyiza cy'Imana, ineza ya ntabwo igarukira kuri wowe gusa, ahubwo n'abaguko. Tera haleluya. Kuvuga ku neza y'Imana ntabwo birangora cyane, kuko natwe ubwacu turi ibihamya. Ziko mutanyumvise di. Oya, kuvuga ku neza y'Imana ntabwo birangora, kuko natwe ubwacu hari igihe bwiraga twango ntiburaca, ineza y'Imana igatuma buca. Hari igihe twageraga hanyerera twango biragenda bite, ikitambika tugatambuka. Ndashimira Imana, ndashimira Imana, ineza yayo ntabwo igarukira kuri twe gusa, ahubwo no kubazaduko. Ndafashijwe. Ineza y'Imana, Imana itandukanye n'abantu. Umuntu agusanga utyo akagusiga utyo, ariko Imana ntiyagusanga utyo ngo igusiga utyo. Nkiri umukobwa, umva ninjiye mu buhamya. Nkiri umukobwa nigeze kuja gusenga. Ngiye gusenga ngo Imana izakora ubukwe, fiance nari mufite. Dore ko Imana nabyo yabimbwiye nkiri muto, mfite imyaka 16. Ikoresha umumama witwaga Esteri, aja mu mwuka ati ati ravuze ngo izagukorera ubukwe. Amena. Nanje ndi amina, ariko ntasheringira. Amena. Ugomba kuyibwiza ukuri. Arongera ati iravuze ngo kandi uzaba umugore munini. Nanje ntamina, ariko ntawe ari wambaza izina. Amena. Naho rata izitangiriro ry'umuntu ikamenya nihere. Iherutse kubwira Yeremiya ngo nakumenye tarakurema. Iravuga ngo utari waba n'urusoro mu nda y'ababyeyi. Uziko mama wa Nyirapaska na papa wa Nyirapaska batari baba basheri n'abashushu? Namwe niko muvuga. Umwe atari yabwira undi ngo sheri, undi atari yamubwira ngo shu. Nyirapaska yari mu bitekerezo by'Imana. Niyo mpamvu ntapfuye ndi kuvuka, niyo mpamvu nditavuyemo, nuko nari mu bitekerezo by'Imana. Noneho rero Imana ikomeza kuvugana nanje nyuriye muri uwo mubyeyi. Haravuga ati kandi mbonye uzaje urahanurana na nyoko bukwe. Nanjye ndavuga ndi amina, ariko ntawe twari twahura ngo abimbwire. Hanyuma fiance araboneka, byanyuze mu nzira zigoye, nzagaruka kubibabwira. Noneho rero igihe cy'ubukwe kigiye kugera, ndavuga numva rero reka nje gusenga. Nja mu butayu ahantu hitwa Dubai, ni ku kabari muri Rubavu. Imana iguha umugisha. Abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa, ntibazagira batera. Imana imuha umugisha. Kuba munini rero nabyo ni ikibazo, kandi ubu ngo ndi kuri regime. Wareba inyama njya se, kandi ngo ndi kuri regime ariko njye inyama. Ariko ntabwo mwandenganya, nzibonye vuba. Twebwe iwacu twazijyaga ku bunane, tukongera kuzijya ku bundi bunane. Noneho ubunane bugeze tugira ingorane. Papa inyama zanye aratubwira ati zizo ntabwo murazijya. Tuti kubera iki papa? Ati ziniza abakurambere. Noneho nje nagiraga ngo abakurambere n'abantu. Nawe nabo bakurambere si ntawasangira nabo. Arambwira toye wakana we, kuko iwacu ninje bucura.
izi ni iz'abakurambere uramenye ntuzikoreho, kandi ngiye kuzotsa mu ziko, ubundi niwe urazijanira abakurambere. Ntihajya abakurambere babahe papa ati babaga mwakariya kazu ubona ninjiyemo niko babamo. No ndavuga nti ubwo papa nyimye reka nantuma ngo njanira abakurambere ningeramo ndisabira abakurambere, naho nzi ngo abakurambere na noneho inyama maze kuzotsa zimaze gusha arazimpereza ati ngaho zijana. Ngenda mfite umugambi ko ningera mwako kazu ndasaba abakurambere, kuko nari nzikumbuye ntimwandenganya. Ngeze muri ka kazu nshaka abakurambere n'abakurambere ndababura. Ndavuga ntaba bakurambere se nabo bazereye, mbivuze neza, tubusi nabo babungeye namwe niko muvuga. Ndagerageza mbivuge mu Kinyakigali. Noneho baravuga nti ngize amahirwe ubwo nabo bazereye ngiye kuba ndiriraho, bamfasheho akanyama kamwe mbandariye. Mama rero nubwo yari umugore w'umupagani, ariko Imana yari izi ko uyu munsi azaba ari umudiyakoni. Ndashimira Imana ifata icyo tuzabacyo ikagihisha Satani. Kandi niba hari ikintu giteye ubwoba Satani ari gutinya icyo tuzabacyo, ariko icyo tuzabacyo Imana aragifashira cyose. Satani arakabakaba akakibura, nicyo kimurajije ishinge, nicyo gituma arara adasinziriye. Ariko Mana we ndagushimira wafashe icy'ingenzi ukagihisha. Mwongere muyikomera amashyi. Mama asari kwiruka kugira ngo ambuze kurya kuri izo nyama. Araza ati niko Nyirapasi ntikana ko watinze ahari nturi kujya kwizo nyama. Ntiwoya rwose ati ntuzijyeho ntabwo bazirya, ati zo ni iz'abakurambere. Ndavuga nti ubwo nariyeho kamwerekanirireho na kandi mbandamiya kandi maze kugatamira. Mama ati niko kutari kuza ntiburetse ndaje, mba mfasha ka gatatu maze kukarya mba ndihanagwe. Ati kutari kuza ntindaje, kimugera uruhande ati niko ko watinze nari gutereka neza. Ati cyangwa wariyeho? Ndavuga nti ntabwo nariyeho. Ariko si mama kuri kumbaza kurya gutereka nibiki? Arambye ati ziriya nyama ni iz'abakurambere, iyo uziriye ntabwo byara nta nubwo ushaka. Mu buzima busanzwe no kuko iwacu ari nje bucura nakundaga abana, akimbwira ngo uziriye ntabwo abyara. Tinaziriye atayiga Mana atayiga data ati ntabwo uzabya. None ubundi mama Baraka naringize ngo ngutangarize ko abantu bavuga nk'abantu, ariko Imana ivuga nk'Imana. Hanyuma naringiye kubabwira ukuntu nagiye gusengera ubukwe. Muracyari hano? Muracyafashwa? Nzagarukeze noneho ego Mana yanjye mba ndapfukamye ni mwami wanje, ndifuza ko wankorera ubukwe. Umugabo twari twahuriye mw'ubwo butayu nawe yaje gusenga, aranyumviriza. Ndangije mba nteye agakorasi, barangije bati niwe uratubwiriza, mbwiriza ijambo rivuga ngo kuguma mu murage. Ndarimanuka umugabo ati burekeye aho, ati ndafashijwe ubukwe bwawe, fanta zose zizaba zirimo nzaziguha. Navuze indimi nka 50 ndi utereze kerevetezi amina. Naho ni umuntu uvuze nje mbyitiranya n'Imana. Twaratashe taha nizeye fanta zose z'ubukwe. Ubukwe rero busigaje iminsi 3. Mpamagara wa muntu ni muraho neza, ni Nyirapaska, ndifuza ko za fanta ejo zaba zigeze hano kuko ubukwe nejo bundi. Ati yagize fanta nazemereye. Ni nyine nuribuka turi mu butayi Dubai ku kabari ndikubwiriza ndisobanura iwe ngiye kumva numva arambye ati yo nazikwemereye ndi mu mwuka ariko mpamagaye ndi mu mubiri. Ariko kubera ko Imana
bw'abantu, Imana yarabukoze irongera irabukora. Imana irambwira ngo ubukwe bwawe buzaba bumeze nk'ubukwe bw'umwana w'umwami. Ndashimira Imana itandukanye n'abantu. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo abantu bayikorera neza ntibazaruhira ubusa. Uyu ni Yesaya wabihanuye, aravuga ngo kandi ntibazabyara abana bakubona amakuba, kuko ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'ababakomokaho. Ndashimira Imana ko Bayikorera batazaruhira ubusa. Urugero rwihuse, ja mu gitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 4, umurongo wa mbere, urahasanga umugabo witwa Obadiya. Bibiri ivuze iki? Uyu Obadiya mu gihe cye, igihe Ahabu yari ayoboye Abisiraheli, Ahabu ngo yakoze ikosa, asenya igicaniro cy'Uwiteka, afata abahanuzi b'Uwiteka ngo arabica. Abahanuzi ngo barahunga. Obadiya afata abahanuzi abashira mu buvumo, ngo ubuvumo bumwe bushiramwe abahanuzi 50, ubundi bushiramwe abahanuzi 50. Obadiya ngo uko bwije nuko bukeye akaja yikorera ibyo kurya, akaza akazanira abahanuzi mu buvumo. Abahanuzi baba bihebye baje kona ngo Obadiya yikoreye isafuriya y'umuceri, bagahita bavuga bati ni ukubera Imana. Abahanuzi ngo bakarya, Ahabazi ngo yarabarangije. Naho Obadiya mu gihe Imana ikeneye abantu barakora abandi baranga. Imana ikeneye abantu barahaguruka abandi batakibisho. Imana ikeneye abantu barakora ntawe barebye. Abahanuzi ngo baba bihebye, bakabana Obadiya aje yikoreye isafuriya, akaza akabwira ngo nimuhumure, Imana iracyafite abantu. Abahanuzi bakuzuza bakarya. Obadiya akibwira ngo ubwo birangiriye, naho Imana idakiranirwa ngo ikandika. Muvuge ngo Imana irandika. Ndi ku ijambo rivuga ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Hanyuma ngo ejo mu gitondo Obadiya akongera akikorera kawunga, akabazanira abahanuzi bakarya, bakarimba ngo Mana nduburira amaso k'Uwiteka, mbega utabarwa kwanjye kwava. Ngo baba bihebye bakabona azanye n'ubugari. Abahanuzi ngo bararya. Obadiya igihe kiragera, amafaranga cyangwa se ibyo kurya afite ngo birarangira, ariko ngo nubwo bishize, kuko wandi gukorera muzi ahemba neza ntiyambura. Nubwo abantu bakwibagirwa, ariko we ngo ntiyibagirwa. Obadiya aragenda ajya ku muturanyi ahantu bacuruza. Obadiya ngo arikopesha kubera gukorera Imana. Hagenda ku mucuruzi, nkeneye kawunga. Umucuruzi ati amafaranga ari. Obadiya ati nta kibazo, ho nyandika mu gakayi. Iyi twicaye imbere ntabwo igira inzika, ariko irazirikana. Hari abantu banyumvise? Iyi twicaye imbere ntabwo igira inzika, ariko irazirikana. Obadiya bamwandika mu gakayi, ejo aragaruka baramwandika, ejo bundi baramwandika. Obadiya ngo igihe kigeze aba arapfuye. Obadiya nubwo apfuye, ariko imirimo Imana yacu ngo yarayanditse. Baragiye barashingura, barangije gushingura, bakora ikiriyo. Umugore wa Obadiya akiri mu gahinda, akirira, agiye kubona abona umwishuza. Madayi, ibyago mwagize ndabizi. Umugore ati warabimenye? Umwishuza ati ahubwo ni nanje waguze rwa rurabo runini. Mudamu ati kubera agahinda ntabwo narebye iby'indabo. None rero nubwo naguze ururabo, umugabo wawe yapfuye andi mu ideni. Umugore ati ko ntajyo nzi. Umwishuza ati reba aka gakayi. Umugore ati inyandiko ndi kubona ari iy'umugabo wanjye, ariko nta mafaranga. Umwishuza ati byo kuvuga ngo nta mafaranga ntibirimo, ntunkinishe, riracanga ureke kurira, ntibindeba, pereza amafaranga, niba ntayo ufite ibintu ni bibiri, urahitamo kumpa amafaranga cyangwa abana bawe bombi mbajane.
narasomye numva birambabaje ngo yarashaka kubagira imbata, ariko ndashimira Imana irengera umuntu agihumeka, n'igihe utagihumeka ikarengera abagukomo. Mwayikomera amashyi yo kabyarayo. Y'umugore ngo biramuyobera abura igisubizo, ariko muri ako gahinda ngo yibuka ko umugabo we yakoreye Imana. Aravuga ngo nubwo umugabo wanjye yapfuye, ariko Imana yakoreye ntipfa, yitwa Imana ibihe byose, ntihindurwa n'ibihe. Imvura yaguye ni Imana, twapfushije ni Imana, twabyaye ni Imana, ni Imana irebera hose icyarimwe. Aravuga ngo kandi yo nubwo itagira inzika, ariko irazirikana. Hagati umugabo wanjye nibyo koko baramushinguye, ariko iyo yakoreye ntabwo ishingurwa. Mwayikomera amashyi yo kabiri. Haravuga ngo umugabo bamushize irusororo, nibyo bashiraho na sima, ariko iyo yakoreye ntabwo ije irusororo, kuko irusororo irahategeka, ntabwo irusororo hayitegeka. Uyu mugore ngo ahita aririmba indirimbo, araririmba ngo ni kuki turizwa kandari byo mugi. DJ Manzana niwe gucuranga ibinyaruhengera hari. Uyu mugore ahita yambara udukweto tuvuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Nico gituma ntamwa akubitamwe agatambara akavuga ngo murinzi we menyesha igihe. Iwacu sipidre lai halasike, aravuga ngo irengerera abapfakazi niyo umugabo wanjye yakore. Aravuga ngo izi kuvuganira imfubyi, habibutse ko yabavuganiye, mutanga abandi mutere haleluya. Ndashimira Imana, abantu iyo umaze kuba imfubyi baraguhuba, ariko yaravuze ngo ndise. Uyu mugore yibuka ko nubwo umugabo yagiye urusororo, hari itagira urusororo, haragenda hagati kandi iri mu ijuru, ariko iracafite abakozi. Muvuge ngo iracafite abakozi. Iyi Imana iracafite abakozi. Havuga ati iracafite abakozi. Havuga ati nubwo umugabo yapfuye, hari umuyumbu usigaye, hari umukozi wa usigaye witwa Elisa. Uyu mugore ngo ahita afata Bibiliya ye agenda ari kuririmba ati kera bakwiringiraga bari mu mahoro, natwe tugufite titwifuza undi murengezi. Aragenda ngo asanga Elisa ati kuje. Umugore ati mfite ikibazo, bimeze bite? Umugore ati ntuzi ko umugabo wanjye aherutse gupfa. Elisa ati ninjye wari uyoboye umuhango turi rusororo, ese bimeze bite? Umugore atumva rero ubu tuvugana umwishuza musize mu rugo, arashaka gutwara abana banjye bombi ngo abagire imbata. Ndashimira Imana itameze nk'abantu. Aho ubona birangiye haracari ubutabazi bw'Imana. Aho ubona nta nzira, Imana ifite inzira. Aho ubona bicitse, Imana iraje hanyure. Ni Imana itabura inzira, ni Imana itabura uko igenza. Etape skela ateko pizeneta, ni Imana ifite ubundi buryo. Elisa ati none kugira ngo nkugirire nte, hari icyo ufite mu rugo? Umugore aturetse utuvuta duke. Iyi Imana ndi kubabwira ikura ibishoboka mu bitari kuzashoboka, ibitariho irabirema bikabaho, n'ibipfuye irabizura bikaba bizima. Muyikomera amashini bamutananiwe. Iyi ndi kubabwira tiskele montere silele dai. Nge nabonye gukora kwayo imiryango yananiwe. Namaze amezi ane nshatse dukubitana n'inzara nge n'umugabo. Iminota ko yagiye. Ubu nimbabwira ukuntu nayitekeye ubugari burababwije. Mbivuge se? Mbivuge? Muracafashwa? Nkaturebe bari gufashwa. Ariko rata aho gutinda mu bitaro
watinda mu rusengero. Njyewe Imana mbabwira maze ameza n'enshatsi inzara yaraturiye nge n'umugabo nababwiye ko iwacu ari nje bucura. Iwacu banyibagirwa nk'uwapfuye kandi mpari, atari uko banyibagiwe ahubwo buryo umuntu uzavamo umuti wo kuvugutirwa abandi bagakira. Imana imutinza mu butayu. Aka kantu singasubiremo cyangwa nkihorere. Umuntu uzavamo umuti wo kuvugutirwa abandi bagakira, Imana imutinza mu butayu. Umunsi wa kabiri turabura, umunsi wa gatatu mutwara ati niko sheri Imana yaratubeshe. Ntoya nti ntabwo Imana ibeshe, uwayigira twe yo yashobora kwihanganira iyi nzara dusonzera ahantu hitwa ku Kabatwa. Buriya Kabatwa niwo murenge wa mbere muri iki gihugu weza ibirayi, ariko aho niho nasonzeye. Imana nta hantu itakwigishiriza, amashuri y'Imana ari hose. Umugabo arambwira ati dusonzere ku Kabatwa, ndishari ndi muri zadutabara. Ati ngewe mbivuyemo ntiwo yareka nje kuyibaza. Mu nzu yanjye nubwo yari inzu itari nziza, nari narashizemo icumba cy'amasengesho. Hanyuma ndamubwira nti ngiye kuyibaza, ndagenda ngeze mu cumba cy'amasengesho. Nanjye nubwo nari ndi kwihagararaho, inzara yari yangezemo, ariko nje nkihagararaho kuko nari ndi kureba mu zuba guca nkabona abazungu bari guceza. Naho atari abazungu ahubwo ari igikezi. Mba ndapfukamye nti niko Mana ko wambwiye ngo urugo ruzifuzwa n'uwo ari we wese. Naho rata ivuga ku itangiriro ikavuga no ku iherezo, hagati kahagira. Muri uru rugendo ivuga itangira ikavuga n'iherezo, hagati kahagira ibanga. Uru rugendo uzarara indaro utari witeze, uzahura n'ibyo utari witeze kuzahura nabyo, ariko igikuru n'Imana twahagurukanye. Muvuge ngo amen. Ubwo sejo bundi muri corona byagenze gute? Hari wari warayipanze se? Ketwaga vision 2020 utazaba afite imodoka, azaba afite moto. Ariko se ntitwagiye gutungurwa n'itangazo. Insengero zizakomeza gufungwa, utubari tuzakomeza gufungwa, abanyarwanda bose bashishikarizwa gushira mu metero, bambara neza udupfuka mu umudivana waherutse kuririmba ngo ubyatwari twiteze kari twapanze mwigana migambi coronavirus ntiwarurimo. Muri uru rugendo duhura n'ibyo tutari twiteze, turara indaro tutari tuzi ko tuzarara, ariko ibyo si ikibazo. Igikuru n'Imana twahagu. No muri corona yabanye itangazo ntibyakuyeho gukora kw'Imana. Muyikomera amashiyo kabyara. Imana irambwira ngo mwana ndi mwico cyumba, irambwira ngo humura uzarya. Ndayibwira nturakoze, nibwira ko ako kanya ibiremye naho iri kumbwira kwizangirira neza. Ariko Mana we, iyo yereka umugabo wanjye ko uyu munsi tuzaba tumeze gutya, ntabwo yari kwirirwa ari kwitotomba. Naho rata ifata icyo Tuzabacyo Ikagihisha. C'était très un bon business. Hanyuma irambwira ngo muzarya. Bandasohotse n'imbaraga nyinshi nti sheri ati karame ndi humura ivuze ko tugiye kurya. Atamina binaramunanira guhagarara no kwicara aja kuryama. Umunsi wa kane turaburara, mu gitondo kare ngiye kubona mbona umumama w'inshuti yanje anzaniye ibiro 2 by'ubugari. Arambwira ati Nyirapasi, nanjye ubu bugari nibwo mfite, nta kindi, wihangane. Yaragiye, nanjye mfata umuriro ndacana, mfata amazi nshira mu gasafuriya, nafashe kuri bwa bugari ho gake ndateka vuba vuba. Ubugari buhiye, isosi ndayishaka ndayibura. Noneho rero nibuka ko dufite amazi mu nzu, mbamfashe amazi vuba vanda yateka arabira. Amazi amaze gusha ndafatanya shira mu isorori, ubugari mbushira ku iparato. Ndagenda nti sheri ntibyuka nahishije. Araza n'imbaraga nyinshi ati wahishije? Nti nahishije. Abaraje yahise apfundura ya sorori,
ati n'aya mazi nayo turakaraba ntoya nti ni isosi ati nti ni isupu ati turayijya gute nti guco nyine abakozemo rimwe ati ko ndi kumva byanza akoramo kabiri ati yewe yakozemo gatatu ati kumira ko biri kwanga nti nawe rekeraho kujura teta ubugari narabufashe ndaburya n'amazi ndayagotomera ndi mwandenganya kuko nje nari mfite inda ya mezani aba mama bo barabyumva vuba ubugari mba ndabumaze umugabo arongera aje kuryama nimugoroba ndongera mfataho gakeya mba ndatetse ndongera ntetse amazi arabize ndi ngwino ati noneho wayishije nti agira ngo ubwo nashatse dodo naho ego rero we noneho araje ati nani y'amazi ndi nani y'amazi atubwo turarya gute nti guco nyine mu gukoramo abaramize biranga mbona amarira aratembye kuva twabana niho nari nakabona amarira ye ntabwo nari nzi ko abagabo barira mbona amarira aratembye umubabaro uraza ndababara banavuze ndi Imana kubera iki wambeshe ubura n'ibirayi Imana iraceceka ndavuga ndi okay ubwo ucecetse Yesu niwe waducunguye ntireka ari wambwira nti Yesu wowe nasko n'umwuka wera ubu bugari busigaye ndabuzamura ku musozi hoshi amena Yesu nawe araceceka ariko mureke mbabwire iyi Mana yacu hari n'ibyo ivuga hari n'ibyo ikora itarabivuze ivuga bike ariko igakora byinshi hanyuma byandaye ku mutima byuka kare n'ubugari bukeya bwasigaye ndabwikorera n'agasafuriya n'umwuko nakoze urugendo rw'amasaha 5 bambwiraga ko hari umusozi witwa Ndabirambiwe naragiye umusozi ndawuzamuka ndi kwitonganya nti Yesu wowe nasko n'umwuka wera ubu bugari namwe ndabubazani namwe mu burye hoshi amina ndagenda ngeze ku musozi nahasanze iteraniro rinini ntabwo nagiye muri iryo teraniro ndagenda ndiherera cyane umuriro vuba agasafuriya ngashira ku mashiga ndateka vuba ubugari buyendi Yesu twumvikane wowe nasko n'umwuka wera ubu bugari namwe muze mu burye hoshi amena kandi mwebwe nta n'isosi ndateka nategereje Yesu ndamubura Imana ndayibura nubwo wabutinze kugaruka cyangwa se ugarutse vuba tituza kuvaho oya tuzigumanira kagasura dufite ni Yesu ibyishimo dufite ni Yesu bibasa ariko baraheze ahirwa wacaniwe n'Imana yakoko wacaniwe n'Imana irahana mwenyegereza murekeraho amasaha yagiye nategereje Yesu ndamubura Imana ndayibura ndarira Imana ntiyaza izira igihe ikorera mu gihe ndayitegereza ndayibura ndarira ariko muri ayo marira iyi Mana yacu nubwo yaceceka ariko ibiri gukora muvuge ngo amen ngiye kubona mbona umugabo usanzwe araje azamutse umusozi yari ahetse igikapu araza aransuza ati mada turaho timuraho neza ati Imana irantumye bujya twitonganya Imana itari yaza ndi ngwiki ati irantumye tigutumye ngwiki rambwiye ngo ubugari wayitekeye bumpe mbuge nti none si niwe ho Mana ati ndi umukozi wayo ndi ngaho ngubu umugabo yaraburiye agasafuriya aragakomba avuga ati yewe bugari umwatekeye Imana ngo buryohewe arangije abarambwiye ati ndagenda none kugiye ati Imana ambwiye ngo nguhe kino gikapu igikapu naragifunguye nsangamo ibitenge 2 ntabwo nigeze nishima nabwiye Imana nti sinagusabye ibitenge nagusabye ibiryo ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rituje Imana yacu iriho Imana yacu iriho ngiye kumva numva ijwi rituje ngo mwana wa ntikarame kora mu mufuka w'imbere
urasanga icyo nakubikiye. Narafunguye nsangamwe amafaranga 60,000. Navuze indimi nka 50 ndi utereze kere pedese kete fase kote. Amina amina. Numvirwa irambwiye ngo mwana wa iryo ni itangiriro ryo kurya uzajya kandi uzagaburira n'abantu. Ubu si bihamya ntabwo muri kubibona. Biragaragara ko ndi uw'inzara. Ibihamya muri kubibona cyane ntabyo muri kubona. Mana wangiriye neza, mana nanjye ndagushima. Abo ndemanya amahembe cyangwa ngo ndemana umurizo. Wademye mu ishusho yawe, reka gushimira orekera. Mana wangiriye neza. Nabakunze nzagaruka kuko nibwo nzaza kubabwira ukuntu nimuye umurozi. Burije nzaza kubabwira ukuntu nimuye umurozi. Ubu igipangu cyari gituyemwe umurozi gituyemwe umuhanuzi. Oze ko mudafashijwe di. Igipangu cyari gituyemwe umurozi uyu munsi gituyemwe umuha. Ubwoba nibushire. Abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa, ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Elisa aramubwira ngo none ufite iki? Uyu mugore amubwira ngo keretse utuvuta. Elisa avuga ngo kuba uri umugore w'umukozi w'Imana birahagije. Umugabo wawe yagize neza. Genda utire ibintu mu baturanyi kandi ntutire bike. Uyu mugore agenda ari kuririmba atabaza Imana ya bazakomera. Amara gukomera bakore ibyo ntiyatira bike. Nari nkuzana itangazo rivuga ngo witira bike kuko ushigikiwe n'Imana. Witira bike ushigikiwe n'Imana. Abakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Witira bike Imana ikora ubukwe. Witira bike Imana yubaka amazu. Witira bike Imana igira aho ikura umuntu ikagira n'aho imugeze. Uyu mugore ngo aratira. Amaze gutera ngo afata ya mavuta asuka duke duke ari kurimba ati murinzi we amenyesha igihe mwebwe muraje muracungana na dirija kuko bwije ningira nje ndi. Uyu mugore ngo amavuta yaraje. Iyi Mana twiringiye ikura ibishoboka mu bitari kuzashoboka. Ahari agasi ihare mu butaka kandi tukabaho. Uyu mugore ngo amavuta araza ibintu ngo bimaze kuzura. Uyu mugore ngo arakinga asubira kubaza umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana amubwira tumva rero genda ugurishe wishura ideni asigaye agutunge wowe n'abana.